Umuhanzi Jitafu ubu ari mu mazi abira ari kurira nk'agahinja. Ngo byagenze gute rero? Ni nyuma y'uko umuhanzi bita Jitafu dore ko akora ibintu bye nk'umukomediye, agenda avangamo utuntu two kuba yasetsa akavuga ibiterekeranye. Ni nyuma y'uko agize igitekerezo mu mutwe we akabasha kuba yavuga ati se ko mbona amajije kuba nakurura abafana gake gake, ati nta kuntu nakora icyo bise umuziki nkabasha kureba ko nahindura ubuzima mbayemo, cyangwa se nkabasha kuba nanje nagira icyo ngeraho. Ati nk'uko abafana bagenda babingaragariza, ati ndamutse nkoze umuzigo w'indirimbo nshobora kuba nagira icyo nakora nanjye nkiteza imbere. Ariko Jitafu we akareba ku bushobozi bw'amafaranga, akabona ubushobozi bw'amafaranga ni habe namba, akabona afite udufaranga dukeya, akavuga ati subu nakoramo iyihe ndirimbo ku buryo ndakurura imitima y'abatari bake hano mu Rwanda bakabasha kuba abanyuma banyumvamo. Rero iyi ndirimbo ye yabashije kuba yayitegura, aravuga ati ngomba kuyisohora, ayita aragitosa. Nk'uko rero mwabibonye, ni indirimbo yabashije kuba yakora iri gutrendinga iki gihe, ariko ubuyobozi bwo cyangwa se n'abandi bantu bagiye batandukanye bari kubasha kuba bavuga ati se iki gihugu kubera iki kigira se ubuyobozi? Dore ko Skovie Umutesi yabashije kuba yabivugaho avuga ati uyu muhanzi wasohoye indirimbo, ati RIB igomba kuba yamukurikirana kugira ngo ibashe kuba yamubaza ati se iyi ndirimbo igamije iki, irimo ubuhe butumwa nk'uko ugenda ubiririmba. Ati iyi ndirimbo se uri gusohora hano mu Rwanda, ati ntabwo ari muri Kongo, tugomba kwitondera ibintu ukora. Ati iri mu bigize icyaha, dufite igihugu gifite ubutabera. Iyo ntabwo mba muri Canada, mba hano mu Rwanda. Rwose umuntu byifunda hano mu Rwanda, hano hafi ya ntago mba kuri. Igihe cyose nahamagazwa n'inzego nagenda ngasobanura iby'iyo ndirimbo. Ubona ko na Jitafu abona ko afite ubwoba bwinshi, agenda avuga ati se koko bizagenda bite? Ati dufite ubutabera. Rero nk'uko yabashije kuba yabivuga, ubushinjacyaha RIB bugomba kubasha kuba bwakurikirana bumenye ngo iyi ndirimbo yari igamije iki, iyi ndirimbo se imeze neza. Dore ko abenshi batangiye kuvuga ati iyi ndirimbo igomba gutsibwa kuri YouTube, ikabasha kuba yahanagurwaho. Jitafu rero bikamubabaza, akavuga ati amafaranga menshi nashoyeho, ati ni byinshi nagiye nshoramo ubushobozi bwanjye. Ati rero iyi ni indirimbo yari igiye kuba yamindurira ubuzima, cyangwa se yari igiye kuba yanzamurira urwego. Ati rero biramutse bibaye nabi, ati cyangwa se bikazamo akantu katari sawa, ati byabasha kuba byamungabanya njyewe ku bwanjye. Rero Jitafu nawe bagenda bamukoresha ibiganiro bavuga ati se iyi ndirimbo wowe wari ugamije iki? Ati rero iyi ni indirimbo isanzwe, ati nitekerereje ndavuga ati uyu muzigo ngomba kuba utamo abanyarwanda kugira ngo babashe kuba bakumva indirimbo yanjye nabateguriye. Ariko Jitafu rero ubona ko iyi ndirimbo nawe bamubwira ibintu byo kumujyana muri RIB, ukabona afitemo ikintu c'ubwoba. Byizere ko cyangwa se twizere ko iyi ndirimbo rero ibasha kuba yamukoraho, dore ko ubushinjacyaha RIB ubu buri kumukurikirana bubasha kuba bwamuhata ibibazo bigiye bitandukanye, bumubaza ati se iyi ndirimbo wari ugamije iki? Umutesi Skovie yawe yakaniye, yavuga ati ibi bintu ntabwo ari iby'i Rwanda, ati tugomba kubikurikirana, iyi ndirimbo ikabasha kuba yatsibwa. Dore ko yabashije kuba yanabyinisha Skovie Umutesi iriya ndirimbo. Skovie yabibonye aravuga ati ibintu by'Abanyarwanda, ati rero ati ibi bintu ntabwo ari byo Banyarwandakazi,
ati iyi ndirimbo nta butumwa burimo habe namba, ati ahubwo ni ugupfa kwiririmbira, ati bashaka amafaranga. Ati rero aha ni mu Rwanda, ati ntabwo ugomba kwitwara uko ubonye. Rero nshuti twakomeje kubana n'iki kiganiro, nk'uko cyakora utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuzatubagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.